Ndabasuhuje bene data bakundwa. Ndashima Imana yongeye kunkoresha mu kubagezaho ijambo ryayo. Muri kumwe na Archdiakon Sehorana Joseph wo muri Eyari Diocese ya Shyogwe, mu ijwi rya Reverend Phineas Karangwa wo muri Eyari Diocese ya Kigali. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere, umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo: nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Insanganyamatsiko tugenderaho iravuga iti, Imana ihamagara abadashoboye ikabashoboza. Imana yabwiye Yeremiya iti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yabwiye Yeremiya aya magambo kuko yari igiye kumuha ubutumwa bukomeye, kandi izi neza ko rubanda batazabwakirana. Mu by'ukuri umuhamagaro wa Yeremiya ntiwari woroshye. Tekereza muri iki gihe uramutse uhawe ubuhanuzi nk'ubwa Yeremiya bwo gutangariza umuyobozi ukomeye muri leta cyangwa mu itorero ryawe, ukaba ugomba kubuvuga ukoresheje amagambo akaze yo kubamagana. Ngibyo ibyo Yeremiya yagombaga gukora. Yagombaga guhanura ibyo kugwa kw'inzu ya Dawidi, ndetse no gusenyuka k'urusengero rwiza cyane rwubatswe na Salomo. Kandi yagombaga kuvugira ukuri ahirengeye, ashize amanga yamagana ibyaha byakorwaga n'abatware ndetse na rubanda, cyane cyane ibijyanye no kwimura Imana bakayisimbuza ibigirwamana. Yagombaga kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Kuba umuhanuzi yatinyuka kurandura no gusenya, kurimbura no kubika ibyo abantu bubatse batagomba kubaka, si inshingano yoroshye. Uzareba imbaraga leta yitwaza iyo ijya gusenyera abantu bubatse mu kajagari. Hari igihe no guca akajagari mu itorero nabyo bigorana, igihe abagateza bafatwa nk'abakristo bakuru. Si buri mushumba wese utinyuka kubanza kubika ngo abone gutera imbuto, keretse uzi neza uwamuhamagaye. Niba dutera imbuto tutabanje kubika, ntidushobora gutegereza umusaruro. Dukwiye guhagarara mu butware bwa Yesu, tukagira ibyo duhindura, tukareka ibyasi n'iteranya. Dukwiye guhanura mu bubasha Imana yaduhaye. Imana yabwiye Yeremiya iti, ntukabatinye, kandi ndi kumwe nawe, kuko ndi kumwe nawe mu mbabarire, kugira ngo nkurokore. Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa 8. Martin Luther yaravuze ati, iyo umuntu umwe ari kumwe n'Imana, ugira ngo ni abantu benshi. Ni ukuri, iyo duhagaze mu butware bw'Imana tuba tutari twenyine. Yeremiya yaratinyutse ahanura iby'ibihano byagombaga guhanishwa ubwoko bwe kubwo kutubaha Imana. Abikora nta bwoba. Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa 14 n'uwa 16. Ubutumwa Yeremiya yagejeje ku batambyi na rubanda bwamukururiye kwangwa no kurwanywa n'abantu benshi. Bateye hejuru baramwamagana bagira bati, kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti, iyi nzu izahinduka nk'ishiro, n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo?
Yeremiya igice cya 26:9. Abatambyi n'abahanuzi babwiye ibikomangoma na rubanda rwose bati, uyu muntu akwiriye gupfa kuko yahanuriye uyu murwi bibi nk'uko mwabyiyumviye n'amatwi yanyu. Yeremiya igice cya 26:11. Yeremiya yahinduwe urw'amenyo n'abamusuzuguraga kandi bagahindura ubusa ubuhanuzi bwe. Yaravuze ati, nahindutse urw'amenyo mu bwoko bwanjye bwose, bangiza indirimbo umunsi wose. Ayi Uwiteka, waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko nicyo gituma untsinda. Mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3:14 n'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 20:7. Iyo wumvise ibyabaye kuri Yeremiya, ntiwatangazwa no kuba yaravuze ati, havumwe umunsi navutseho, kuki nava mu nda ya mama kugira ngo mbone imiruho n'agahinda, hanyuma iminsi yanjye izarangire nkozwe n'isoni. Yeremiya igice cya 20:14 kugeza ku wa 18. Ibi byose byabaye kuri Yeremiya yari yabitekereje mbere, maze abwira Imana ati, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Yeremiya igice cya 1:6. Nk'umusore w'imyaka 20, Yeremiya yumvaga adafite ibyangombwa bikwiye byo guhangana na ruriya rugamba. Nyamara Imana yo yamubonyemo umuntu w'indahemuka kandi washoboraga guhagararira ukuri ahanganye n'abamurwanya. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Yeremiya ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukure umutima, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Mwene data muri Kristo Yesu, mbese ntumaze kubona ko abantu Imana ikoresha ari abitekereza ko badashoboye? Imana ihamagara abadashoboye ikabashoboza. Yahamagaye Mose ngo ayobore ubwoko bwayo, arayisubiza ati, mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Kuva igice cya 4 umurongo wa 10. Yahamagaye na Yesaya arayibwira ati, nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 5. Nyamara aba bose hamwe n'abandi ntiriwe ndondora, Imana yabashubije umuhamagaro. Iyo Imana yagutoranije, nta mwana w'umuntu ushobora kukurwanya ngo agutsinde, kuko iguha ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo usohoze ubutumwa bwayo. Yeremiya yaravuze ati, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari ateye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda. Bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Nimuririmbire Uwiteka, mumuhimbarize, kuko yarokoye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi. Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 13. Niba uri mu mugambi w'Imana, humura, Imana izatera impuhwe abatazigira ku bwawe. Umukobwa wa Farawo se aba yagiriye impuhwe Mose ayobewe ko ari umwana w'Abaheburayo? Ise yari yarashyiriyeho itegeko ryo guhigisha uruhindu ngo bicwe. Iyo umuhanuzi Yeremiya nawe aterwa ubwoba n'ibikangisho by'abantu, baba baramucicikishije, ubuhanuzi bwe bukazima. Nyamara ubutwari bwe bwatumye abantu bamwubaha, kandi butera ibikomangoma byo muri Isirayeli kumugirira impuhwe.
ibikomangoma byaganiriye n'abatambyi n'abahanuzi b'ibinyoma, bibereka uburyo ingamba zikomeye bafashe zo kugirira nabi Yeremiya ari ubupfapfa. Uko niko Uwiteka yahagurukije abarengera umugaragu we. Yeremiya igice cya 26 umurongo wa 18 n'uwa 19. Ni ishema kumvira ijwi ry'Imana riguhamagarira kuyikorera. Ijwi wumva mu mutima wawe rigusaba kugira icyo ukora, nturyangire. Ushobora kwitwaza intege nke zawe cyangwa izindi mpamvu kugira ngo uhunge gukorera Imana, ariko wibuke ko iguhamagara ifite byose byo kugushoboza umuhamagaro. Icyo Imana ishaka ni uko utera intambwe ya mbere, nayo igatera izindi zisigaye. Imana izi intege nke zacu. Turi abanyaminwa yanduye, ariko twacungujwe igitambo cy'inshungu cya Yesu, bityo tukaba dushobora kwemerwa n'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 21, n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 10. Umuhamagaro w'Imana ntugendera ku mibereho mibi cyangwa myiza y'umuntu, cyangwa ku mateka y'ahahise. Iyo Imana iguhamagaye ihindura byose bikaba bishya, kandi igashoboza umukozi wayo gusohoza icyo yamuhamagariye. Abo yahamagaye yarabatsindishirije, hatsindishirizwa uwari utsinzwe. Mwene data muri Kristo Yesu, ugiriwe ubuntu butangaje bwo kumvira ijambo. Nuko rero nawe ntubure kwiga ubushake bw'Imana kuri iki cyigisho. Ntukangwe n'imyaka yawe, umuryango ukomokamo se. Emerera Imana kugukoresha, naho ibindi izabyikorera. Ndangije ngushimira rero ko wafashe umwanya wo kumva ubutumwa bwiza. Nubishobora ubusangiza abandi, kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Amahoro Imana itanga aruta y'umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana kandi Umwuka wera, ube muri mwe kandi ugumane namwe iminsi yose. Amina.